Iki ni ikiganiro ejo. Reka tubahe ikaze mwebwe muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Seko ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispé ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe. Ese ubundi ihohoterwa ni iki? Ihohoterwa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu atabishaka. Ihohoterwa kandi rigizwe n'amoko agiye atandukanye, nk'aho twavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, ihohoterwa rishingiye ku mubiri. Iryo hohoterwa rishingiye ku mubiri kandi ntitwabura kuvuga ko rigizwe n'ibice bigiye bitandukanye, harimo mu gufatwa ku ngufu cyangwa se gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato, harimo kandi gukubita no gukomeretsa, ndetse na psychology cyangwa se imitekerereze ikora ku marangamutima. Bikunze kubaho cyane tugendeye kuri ayo moko mvuze hejuru ko umugore akorerwa ihohoterwa rishingiye ku marangamutima. Ariyo mpamvu tuza kugaruka kuri bamwe mu bagabo bahohotera abagore babo bitwaje ko babakowe cyangwa se batanze inkwano mu gihe babasabaga kubana mu buryo butandukanye hitwaje ko yakowe. Ni naho ihohoterwa rishingiye ku marangamutima ryigaragaza. Hari n'umugani ukunze gucibwa uvuga ngo uwakoye akora icyo ashaka. Ibyo nabyo bikaba bishobora kuba intandaro yo guhohoterwa kw'abagore bitwa ko bakowe. Bakunzi bacu rero muhise mwumva neza ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Turaza kumva icyo bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Kirehe batubwiye ku cyo batekereza kuri iyi myumvire iri kuri bamwe mu bagabo bitwaza ko bakoye abagore babo bigatuma babahohotera. Turaza kandi no kumva umuryango umwe twaganiriye udusangiza ubuhamya bwabo kuri iyi ngingo y'ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe, aho umugabo yahozaga ku nkeke hafi imyaka ine umugore we yitwaje ko yamukoye. Ese umuryango ufasha guteza imbere uburinganire ariwo Rwamureke mu ntego zabo bavuga ko ari uguteza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye binyujijwe mu kubaka no guteza imbere imyumvire n'imyitwarire ya kigabo izira ihohotera, iganisha ku bufatanye hagati y'abagabo n'abagore no gushyigikira iterambere ry'umugore. Bo babivugaho iki? Ntimuze kandi gucikwa n'ikinamico ngira nkugire. Ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike? Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi, aho turi kuvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye n'ababyeyi bakuze bari mu cyiciro cy'imyaka 50 kuzamura bo mu karere ka Kirehe, bagaruka ku gisobanuro n'agaciro k'inkwano mu gushinga umuryango. Bagira n'icyo bavuga ku bafite imyumvire y'uko umugabo wakoye umugore ashobora kumukoresha icyo ashaka. Iyo myumvire yo kuvuga ngo niba naragukoye ngo uri uwanjye ngo mbese akamwifatira uko yiboneye, ndagukoresha icyo nshaka nyine, mbese akamufata nk'iki. Ibyo biriho ni umugabo umwe n'umwe ukifite ya myumvire mibi nyine yo kumva ko niba yakoye umugore we yamugize nk'igikoresho cye, mbese ngo yakoye amuguze burundu, mbese akumva ko yamukoresha icyo ashaka. Mbese ntabwo aba yaramuguze, ntabwo kuko ari ibiguzi. Ni ikima neza cy'ababyeyi, ni imyumvire ya bamwe nyine babandi umuntu yakita iki, mbese ni intagondwa, ni ikira. Umugore ni umufasha w'urugo, ntabwo aba yaguzwe. Nyine baba bazi ko bamuguze, ni ikiguzi cyo baba barazanye mu rugo. Byo bibaho. Iyo ageze mu rugo aravuga ngo sije wakwishyuriye se ndakwereka. Oya, ibyo bintu rwose ntabwo ari byo, kandi sinabyiza kuvuga ngo naragukoye narakuguze. Nta kiguzi cy'inkwano wabona se uteye ukuntu wagura umuntu. Hari ikiguzi cy'umuntu wabona? Ibyo ntabwo ari byiza kumushyira ku gitutu ngo nuko yamukoye, ntabwo aba yaramuguze. Mbese burya aba ari nk'indezo nk'ingobyi yahaye ababyeyi. Ntabwo aba yaramukoye rero ngo yaramuguze ngo yitwaze ngo naramuguze ngo n'uwanjye. Nta kiguzi cyagura umuntu. Inkwano zari zifite agaciro mbere, kuko uwabaga yakoye bavuga ngo niwe mukwe wemewe. Waba afite nk'abakwe babiri
uwa kabiri ataraka ugasanga ntiyemewe, ariko ubu wakwa utakwa bafatwa kimwe bose. mu muco nyarwanda no mu gitabo cy'amategeko mbonezamubano y'u Rwanda, inkwano zifatwa nk'ishimwe rihabwa ababyeyi b'umukobwa kuko barize umukobwa wabo neza agakura, bityo igatangwa nk'ishimwe ryo gushimira ababyeyi. Gusa iryo shimwe bikunze kubaho cyane ko hari abagabo baryitwaza ko baritanze, cyangwa iyo nkwano muri rusange bigatuma bahoza ku nkeke abagore babo bitwaje ko babakoye, mu by'ukuri bikavamo amakimbirane ndetse ashobora no kuvamo imirwano. Nzabanita Shadrack na Ntamitondero batuye mu karere ka Kirehe bamaze imyaka isaga 30 babana, aho babyaranye abana 3 nk'uko bisobanura kuva muri 2018 kugeza muri 2021. Bamaze iyo myaka 4 bari mu makimbirane, aho umugabo yahozaga ku nkeke umugore we amubwira ko yamukoye, akamuhohotera, amubuza uburenganzira ku mutungo, ubusinzi, kumuca inyuma n'ibindi bigiye bitandukanye. Twumva inkuru yabo yakozwe na mugenzi wacu Noel Manishimwe. Icyo gihe naramubwiraga nti ijurara rukwawe nanjye narukwanje, umwe yabaga ukunda uko yajaga kunywa akaja iyo mu bagore, ubwo twararaga ku buriri umwe, ariko umwe akaba afite ikiringiti cye n'undi cye. Tumara iyo myaka 4. Yaravugaga ngo se yatanze ibye, intahubwo ntiniweho uzanya amakimbirane mu rugo. Ibyo yatanze ibye yavugaga inkwano se? Yarazivugaga. Yavugaga ngo ko se ibye yatanze byapfuye ubusa, nkaca bugufi nk'imimbira nkamwihorera, cyangwa nkagerageza kwihangana. Zabaga zari ingaruka zikomeye cyane kuri nje no ku bana, kuko nta mutekano twari dufite mu nzu. Nubwo yazaga tugakisohoka hanze, twabaga hanze twongera tukagaruka mu nzu. Reka tugaruke ku mugabo nanone. Madamu yatubwiraga ati hari igihe wabagazaga wasinze ukamubwira uti ibyo twatanze, ibyo data yakoye byapfuye ubusa. Icyo gihe byabaga bimeze gute? jewe icyo gihe cyo kuvuga ngo naramukoye nuko nabonaga ari kunsuzugura. Niwe se wabana n'umugore mwarabanye, wenda siko yatoye n'inzoga, ukabana imyaka 3-4 mutabana, ukumva ufite umutekano. Mbona hasize imyaka 2, mbona 3 irasize, umwe ari kurara ukunduko. Bigeze nyuma umukuru w'umudugudu araza ati muje ku kagari babungi. Ubwo bamaze kutunga rero dutangira kugira umutekano, turatuza, turabana, ubu turi kumwe. Icyo gihe yakakubwira ati naragukoye n'ibiki byose, wumva ngo bimeze gute? Yavugaga ati ibyanje data yatanze byapfuye ubusa. Iryo jambo yakundaga kurivuga rwose cyane. Noneho rero ntinubona ko byapfuye ubusa, uzareke abandi bagore ibyo Yesu yakoye, uzareke bitazagira umutuzo mu rugo. Ariko ntabwo yagukubitaga se? Yabikuziza, byare amakimbirane yabikubwiraga mu magambo wenda bikakubabaza, ariko ntabwo yagukubitaga kubera ibyo? None umuntu yaza yasinze avuye hanze mu bandi bagore, ukabona ko umutekano waba mu rugo. Oya. Mwararwanaga se? Yaragukubitaga? Yaradusohoraga tugasohoka tukirukka tukibera hanze cyane. Mumaze kugira kuki mwongeye kuba mu bufatanye mu kumvikana, ubu ngubu mumaze kugira tugafatanya, tugakora ibintu, dore twujuje inzu turi kubaka, nta mutekano nta kibazo, naho mbere narabyangaga. Arakoze cyane nanone Manishimwe Noel kuri ubuhamya yasangijwe n'uyu muryango urubanye mu makimbirane hafi imyaka 4 ashingiye ku nkwano. Gusa ubashije kwiyumvira ko amahugurwa bahawe ajyanye n'imibanire yatumye bongera kuba umwe. Twibutse ko turi kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe. Ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Rudasingwa Jean Bosco, umukozi w'umuryango Rwanda Men's Resource Center unakuriye umushinga ugamije kwimakaza ihame ry'uburinganire no kubaka ubushobozi mu muryango rwa Mureke ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gushishikariza abagabo kugira uruhare mu kwita ku miryango yabo. Unakuriye umushinga ugamije kwimakaza ihame ry'uburinganire no kubaka ubushobozi bw'umugore, ahamya ko ihohoterwa rikorerwa abagore rikozwe n'abagabo bitwaje ko batanze inkwano rihari. Twumva ikiganiro giranye na mugenzi wacu ku buryo nka Rwamureke bakoresha mu gukemura ikibazo n'inama atanga kuri ingingo muri rusange.
bituma iyo nkwano yinjiramo ngewe uyu mugore mufiteho ijambo ku buryo icyemezo cyose nafata adakwiye kubingishaho impaka kuko naramukoye. Icyo rero kigarukamo turakibona. ikiganiro kinamuteye hari approche yitwa urugendo rw'impinduka. Iyo ni imwe muri approche nyinshi dukoresha. Tugira imiryango tuba twarahuguye aho bafata urugendo rw'ibyumweru bigera kuri 21 hari naho bigera 17 biterwa nuko ibiganiro biba biteguye, ariko tukavuga ngo mbese umugore wawe y'amezi 9 amara atwite uyashyize mu gaciro k'ibyazana urugo bifite akahe gaciro. Igihe samara yita ku bana, uruhare agira se mu guteza imbere umuryango, by'ubuhinzi n'ibindi, bworozi n'ibindi, ese ubona hari icyo uyu mugore amaze mu muryango? Inkwano watanze ukayegeranya n'agaciro n'uruhare rw'uyu mugore, koko niba twafata ko inkwano igiye gushyirwa mu gaciro cyangwa mu kiguzi, usanga ifitanye ihuriro ki n'uruhare uyu mugore afite mu muryango, nabo ubwabo bakabikwibwira bati dusanga ntabwo. Nkatwe ni ukubafasha kumva ko umugore ntabwo aba yaraje nk'igicuruzwa. Inkwano aba ari ishimwe ry'imiryango. Birumvikana n'urugendo rukomeza, ariko uko bigenda iminsi igenda ihita bagenda n'urusange bacyumva. mwese ingingo muyibona mute? Usanga ibintu byarajemo imibare, noneho bigahinduka nk'ubucuruzi. Ugasanga hari abakurijemo kimbirane. Navuga ngo impamvu y'inkwano ni ishimwe ry'imiryango, ariko noneho riganisha ku kisi, riganisha ku kubakira abana, kugira ngo umuryango ubeho ukomeye. Kavuge nk'umuryango rwa Mureke uko tubibona, dusanga kugira ngo ikintu kibe impamvu y'amakimbirane, ibintu ni bibiri. Abantu nibumve ko bagiye gushyigikira abana, hanyuma aho kugira ngo hazemo byo guhohoterana, binabaye ngombwa ishobora no gusimburwa n'urwo rukundo. Ibintu byitwa kwihama ari uko abantu batanga iyo mpano aho kugira ngo bize mu bicuruzwa. Inama cy'itanga rero nayitanga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo ubundi imiryango irambagizanya yakundanye. Ngatekereza ko ikintu cya mbere kitakabaye gutekereza ku nkwano n'imibare. Icya kabiri ni uruhare rw'imiryango. Usanga avuga ati umukobwa wacu ntabwo azava aha ngaha utaduhaye iki. Nkavuga ngo ababyeyi bakwiye kubigiramo uruhare, akaba aribo bakosora ibyo. Niba bikosora n'abana bazabyumva, kuko umubyeyi nubonera ubukwe cyangwa se gushyingirwa kw'abana mu nyungu zawe bwite z'amafaranga cyangwa ikindi, tije umurindi na rya hohoterwa bazakomeza kugira n'abari mu. reka tumushimire cyane Rudasingwa Jean Bosco, umukozi w'umuryango rwa Mureke cyangwa se Rwanda Men's Resource Center, aho agarutse ku gisubizo ngo cyitezwe ku babyeyi, kuko hari abatorohera abagiye gushakana bikaba umuzi w'ihohoterwa bageze mu ngo. Turamushimiye ku kiganiro cyiza yahaye mugenzi wacu Ishimwe Honore. Ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Tugeze muri wa mwanya twumva ikinamico ngira nkugire ivuga ku buzima bw'abaturage bo mu nkambi ya Rwakayozo. Katuyumve, turagaruka mu kanya. Iyumvira igice cya 12 cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Valentine yiyemeza kujya ku ishuri nta pfunwe, ariko atiyumvisha impamvu ku ishuri bamutumye umubyeyi. Gilbert nawe yari akomeje gucyurira Karisita ko afite umugore w'umurozikazi, ndetse byatumye Karisita abura abakiriya kubera kumwishisha. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Yes, injira. Mwaramutse mwari. Mwaramutse neza, muraho neza Valentine? Muraho namwe? Yego, turaho neza. Nikose, ndashaka kumenya ikintu mwantumirije. Valentine yakoze irihe kosa rituma mumutuma umubyeyi? Ku bwanjye ndabona nk'ikosa mubyeyi. Ahubwo ni icyemezo cyafashwe n'abayobozi b'ishuri. Ariko nanjye nabigizemo uruhare. Rero navuze nti imbere yuko muja kubonana n'abarongozi b'ikigo, ikambanze kameme mbonane namwe. Kubijyanye n'iki? Nyuma y'ibyavuzwe kuri Valentine n'umubyeyi wiwe kandi bigateza umutekano muko mu banyeshuri, arabifuje ko yokwirukanwa kubw'umutekano wiwe. Ariko ndavuga nti reka mbande ndabatume ko dufatanye gushakira umuti kino kibazo. Kwiki? Kwirukanwa? Mbega nyine aya makuru yaturutse yavuye kuki? Ibyo bintu ni ikinyoma mupe. Uyobeye ko akunda kuba amakuru adafite gihamya hagati y'abanyacyanzige n'abo mu nkambi ya Mutendere na Rwakayozo ko. Aha, ntacu reka tujye kuraba abayobozi b'ikigo tuganira kuri kino kintu. Mube muretse. Jya mu ishuri wande ko rinjira ari. Valentine uramutse hanyuma. Ntabwo ari ukumusuza nshaka mwali. Ahubwo ngize amahirwe ndababonye. Ubundi narinje ari wowe nshaka. Nibiki?
reba muri izi mpapuro nizo mama yavurishijeho muri wanjye Kanzayire mbere y'uko apfa. Ubu se ntitwazifashisha tugakuraho igisebo kiri kuri Valentine na mama we. Yebaba data we. Nibyo ari uzikuye hewe? Shana zisanze mu karito mama bikamo impapuro z'agaciro. Zana ndabe. Urareba rwose reba. Ndabona ari kuri centre de santé ya Cyanzige. Mana we. Ndabona muganga yaremezaga ko Kanzayire yazize indwara zituruka ku mwanda. Mana nyagasani we urakoze we. Yo mana dusengira komeye. Mana uragusengwa. Umwana yishwe n'indwara zituruka ku mwanda. Mwari gihamya irabonetse. Tureke kubyihererana tujye kureba abayobozi. Yo mana dusengira komeye. Ari urakoze Yesu. Cyari ibara. Wavuye ku izima se noneho Dona? Izima ry'iki se Murekate? Nako perezida. Unyita uko ushaka byose urabyemerewe. Nakubazaga niba wiyemeje gushyira mu bikorwa imyanzuro ya komite y'ishyirahamwe. Ariko uzi ko rubanda mwibonye? Ubu gihe Donata mwene Karangire ngo upfukame imbere ngo usabe imbabazi ngo narakuvuze. Wese wandogeye ko utazinsabye. Ko ari cyo mpora nibaza. Na n'ubu uracyafite amagambo ankomeretsa koko Dona? None ngira urumva ntarakomeretse. Aha, cyoko yaba ari ufata imyanzuro ngenyine kuguri kugakomeza ugakora. N'amafaranga yawe ukayahabwa. Ariko kuko komite yose yemeje ko ugomba kunsaba imbabazi sinabavuguruza. Naho ubundi ku mutima wanjye namaze kukubabarira. Wikwirirwa wisobanura. Narinje kukubwira icyo nahisemo kandi namaramaje. Umva, narinje kubasezera. Sinteze kugusaba imbabazi. Ndatashye kandi sinzagaruka mu ishyirahamwe ryanyu. Nyamara tekereza kabiri Dona. Kuko igihombo ni icyawe. Igihombo cya mbere nagira ni ukwibona ngo upfukamiye. Urumva? Ubu se nk'amafaranga y'inguzanyo wahereye kera usaba mu ishyirahamwe ko bari baramaze kugushyira kuri liste bemeje ko ugomba kuyahabwa. Ubu ntuhombye koko. Alice, ariko ubwo ninjye usifura gutyo koko Gilbert. ahubwo kuva ryari ngo hamagaruka ngo kunyitaba sheri. Ngwino nkubwire. Wowe se wasanga hano ko ari wowe unshaka. Aha. Maye se. Nuko negereje ko urangiza kwigukaza madamu wanjye. Naho ubundi ibintu nkora nta wundi musore wihaye nkanjye wabyihanganira. Ese ubwo rinde kubeshye ko nzaba madamu wawe. Siko nge nawe twasezeranye se. Hari na mama wawe niko abizi. N'abarangije kubisinyira mu mategeko barabisinyura mu nko. Ibyo rero bubyibagiwe. Ndabizi ko twatariyo ntego ariko twihaye. Okay, reka none nge mve kuby'intego nkubwira itangazo ryihutirwa. Kagira inkuru. Gilbert, guhera uyu munsi. Iyi saniri segonda ibagirwa ko wigeze ukundana na Alice. Ngo icyari. Nibagirwa sinshobora gukundana n'umuhungu w'umugome. Umuhungu w'amagambo. Umuhungu n'urwango rungana gutya. Byo bikura. Umuhungu wabaswe n'amacakubiri. Umutima mubugira sinshobora kuzawihanganira Gilbert. Uri shitani yigize umuntu. Wowe mbyumva nyura butanu. Koko mwifate mubeshyera undi mwana. Uzi ko bari bagiye kumwirukana ku ishuri burundu. Ariko kubera ko Mungu ashobora byose yangize inzira yo gukira kwe. Alice, wasaze cyangwa? Ntabwo nasaze Gilbert. Ndi muzima di. Ukuri nyako nagushize hanze. Okay, ndumva wigize ntwari noneho. Ubu se ngewe nimpagari ku bufasha bwose naguhagawe n'umuryango wawe. Murerekeza he? Ngaho uyu mwuka mubi uri hagati ya Alice na Gilbert uzahoshwa n'ikibaho ko yabageneraga byose kuko bakundanaga se. Nabihagarika bazabaho bate? Naho ubutaha. Nizere ko mwaryohewe n'ikinamico ngira nkugire. Bakunzi bacu rero tugeze muri wa mwanya tubagezaho ubutumwa buba bwatambutse mu cyumweru gishize. Christelle nguhaye ikaze. Urakoze kumpa ikaze tudatinze nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubibabwira. Tugeze muri ka kanya tubagezeho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro kiba cyaratambutse mu cyumweru gishize.
nabibutse ko twaganiriye ku ngingo ivuga ku babyeyi badasobanukiwe ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere aho abakurikiye ikiganiro badusangije ibitekerezo ku kibazo cyagiraga giti ese mwumva hakorwa iki ngo ababyeyi badasobanukiwe ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere babigireho ubumenyi. Ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ntendezi yagize ati icyo ababyeyi bakora kugira ngo bagire ubumenyi ni ukwegera impuguke ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bakabagisha inama aho bahabwa ubumenyi bw'ibanze nabo bakamenya uburyo ndetse n'ibyo baganiriza abana babo. Naho Uwimana Saverine yagize ati hagomba kurebwa uburyo hakwigishwa ibijyanye no kwirinda ingaruka z'imibonano mpuzabitsina ku bangavu. Nyandwi Emmanuel utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera yagize ati bamwe mu babyeyi baba bazi ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ahubwo aho bipfira baratinya ntibabashe gutinyuka kuba basobanurira abana babo. Ati cyakorwa nuko ababyeyi bahugurwa bakajya babwirwa uburyo bwiza basobanuriramo abana babo ku buzima bw'imyororokere. Dukomereze ku butumwa bwa Nirenganya Jean utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe aho yagize ati icyakorwa ni ukurushaho kongera ubukangurambaga ku babyeyi binyujijwe ku bajyanama b'ubuzima ndetse no gukora amatsinda y'urubyiruko mu tugari bityo urubyiruko n'ababyeyi bamaze gusobanukirwa bakaganiriza abana. Niyo nkuru yagize ati icyo kiganiro kiradufasha. Urakoze cyane. Dukomeza Muzayire uherereye mu karere ka Muhanga yagize ati tubashimiye ku kiganiro cyiza mwateguye. Muzayire urakoze cyane. Uyu nawe ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na 75 34. Mu butumwa bwe yagize ati kwigisha abana ibyo bintu nibyo bibararura. Bakunzi b'ikiganiro ejo nabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira naho muherereye. Tugana ku musozo Mushabitsi yagize ati hakwiriye gutegurwa agatabo karimo imfashanyigisho ku buzima bw'imyororokere n'umubyeyi utarize amashuri abanza abasha kubyumva akanabisobanurira abana be bityo n'inda ziterwa abakiri bato zagabanuka. Ubutumwa bwa none mbuhiniye aha nanashimira mwese mwadusangije ibitekerezo ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo ngi tuzasubira ubutaha. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko ubakowe aho twumvise inkuru z'ababyeyi bari hejuru y'imyaka 50 batubwira igisobanuro n'agaciro by'inkwano. Si ibyo gusa kandi twumvise n'umuryango wa Shadrach na Ntamitondera bo mu karere ka Kirehe batubwira uburyo bamaze imyaka 4 umugabo hoza ku nkeke zishingiye ku nkwano yamutanzeho. Twaje kumva kandi Rudasingwa Jean Bosco umukozi w'umuryango wa Rwanda Men's Resource Center uzwi nka Rwamureke unakuriye umushinga ugamije kwimakaza ihame ry'uburinganire no kubaka ubushobozi mu muryango. Atubwira uburyo bakoresha mu gukemura ikibazo ndetse atanga n'inama muri rusange. Ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Kanshimire mwese twabanye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugeza ku musozo. Tunashimire Nige na Roger waruhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispé wari uri kuhanga bw'ibyuma naho njye wabagezaga ikiganiro The Doris Mugisha. Turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi ikiganiro ejo nahagaruka. Duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.